Knowless Butera Jeanne ndetse na Ishimwe Clement. Aba basanzwe ari umugabo n'umugore. Umwe ni umuhanzi mwiza ufatwa nk'umwe muri beza mu Rwanda, undi agafatwa nk'umwe mu baproducer batunganya umuziki mu buryo bwa audio urenze hano mu Rwanda. Aba bahishuye byimazeyo uko byagenze kugira ngo Knowless yitirirwe inzoga. Ishimwe Clement n'umugore we Butera Knowless bagaragaje ko ubu batunguwe n'uburyo hari imwe mu nzoga za Bralirwa yitiriwe izina ry'umugore we, bikayihama kuva mu myaka isaga 9 ishize kugeza uyu munsi. Ibi ngibi babigarutseho mu kiganiro bagiranye na BNB Kigali FM, aho Ishimwe Clement yabajijwe uko byagenze, akavuga ko ari ibintu byikoze kuko bagerageje gushakisha niba byaba byaraturutse kuri Bralirwa bagasanga atari ko byari bimeze, bagahitamo kubifata uko biri. Ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru cya BNB Umwezi yagize ati ari na ruriya ruganda nta ruhare rwabigizemo, kuko iyo rubikora hari kuzamo ibindi bintu bijyanye n'akazi, nicyo cyatubangamiye cyane kikanatubabaza. Gusa twasanze ari abantu bakunda umuntu bagakunda n'icyo kinyobwa, ariko dusanga rwo ruganda Bralirwa nta hantu rujya rukoresha izina Knowless mu nzoga zarwo. Knowless gusa nawe yavuze ko kwitirirwa inzoga ya Bralirwa benshi bazi ku izina rya Knowless ari ibintu byikoze, kubera ko iyi nzoga yagiye hanze mu bihe yatwayemo irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar ya 5 mu mwaka w'ibihumbi 2015. Gusa uyu Knowless we abivuga yagize ati kiriya kinyobwa cyaje mu bihe natawemo Primus Guma Guma Superstar PGGSS, nibwo bwa mbere bacyerekanye, hari ku Gisenyi. Uwo mwaka niwo natsindiyemo iki gihembo cya Primus Guma Guma Superstar. Bitangira gutya gusa nyine natwe twumvise bimenyekana, nta nubwo ari mu Rwanda gusa kuko no mu bihugu by'abaturanyi kiriya kinyobwa cyitwa Knowless. Ubwo abantu bafite uko bakunze ibyo bibiri, haba njyewe cyangwa se iyo Primus cyangwa se Petit Primus. Knowless avuga ku izina rye, ariko agaragaza ko ari izina ryaje mu buryo umutunguye, ariko nanone akaryita ndetse akanaryiyita mu rwego rwo kwihimura ku muntu wari waramuteze iminsi ubwo yajyaga mu muziki. Ibi yabivuzeho agira ati dutangira umuziki ntabwo abantu babyumvaga, cyane cyane abakobwa bo byari ibindi. Abancaga intege nibo bari benshi kurusha abambwiye ko bishoboka. Aho nabaga hari umuntu washizemo imbaraga mu kunca intege cyane kurusha abandi bose babayeho mu mateka nagiye mpura nabo. Uyu yagendaga mbwira ko hari abakobwa baho yigaga babaga bizera mu bwiza bwabo, kuko abanebwe barimo njyewe, niko yagendaga mbwira kuba mu buzima bwiza butavunitse. Arambwira ngo babita ba Knowless. Ubwo ashaka kumubwira ko abakobwa atari bafite ikintu na kimwe bazi ariko beza bagomba kwitwa ba Knowless. Arakomeza ati ndi kubivuga mu buryo bwiza, rero biri mu bintu byambabaje. Ntangira umuziki bambajije izina ryanjye najya nkoresha nkora indirimbo mu muziki, gusa izina nzajya nkoresha indirimbo ya mbere ntabwo nari narabitekerejeho. Knowless akomeza aganira n'abanyamakuru, yakomeje avuga ko ati narinzi ko abantu bose narinzi b'abahanzi bakoresha amazina yabo, nyuma nza gusanga sibyo. Rero kubera ka kantu kankorogoshoye narababwiye ni mwandikeho Butera Knowless. Avuga ko izina rye
atarikuye ku rya Beyonce nk'uko rimwe na rimwe yabivugaga, agaragaza ko byaturutse kuri uwo muntu wamuninuye ashaka kumwereka ko umuziki agiyemo agiye kuba indaya, agiye kuba umusambanyi, agiye kuba agatobero k'abandi bahanzi, buri wese agakoramo ndagakoramo, ariko kunaga ariko byaje kugenda, ahubwo yabijemo nk'umwe guca ibintu. Avuga ko uwo muntu wamusenye nyuma yaje kumwe mu batewe ishema nawe akajya agenda yirata kwaziranye na Knowless. Ahantu hose yagendaga yerekanaga ifoto ya Knowless, bikamutera ishema ry'uko azi umuhanzi w'icyamamare, umwe mu bakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Gutera Knowless icyamamare, abenshi bemeza ko ariwe mukobwa wa mbere wakoze ibihangano bye bikarenga igihugu cy'u Rwanda abikoreye mu Rwanda. Niba mwibuka neza, Diamond ubwo yazaga bwa mbere mu Rwanda yabajijwe niba hari indirimbo nyarwanda azi, yavuze iyo muhanzi yitwa Tulia. Gusa Diamond nawe yaje gusetsa abantu cyane ku rubyiniro, yavugaga ko nubwo azi Tulia atazi uwayiririmbye. Twese tuzi neza ko iyi Tulia ari yo muhanzi Butera Knowless. Abandi bagiye bakundira Knowless kubera ubwiza bwe burangaza benshi. Knowless Butera Jean, hari n'abamukundiye urukundo yagiranye na Safi Madiba wabarizwaga mu itsinda rya Urban Boys. Ibi byatumye bakora indirimbo bakatirana umunsi ku munsi, ubwo urukundo rwabo rwajemo agatotsi. Hari n'abakunze Knowless mu bwo gutandukana na Safi, akikundira umuproducer umwe wari ugezwe muri ibyo bihe, wari usanzwe akorera mu nzu itunganya umuziki ya Kina Music, Ishimwe Clement. Ibi nabyo byatumye yigarurira abakunzi batari bake. Knowless yagiye azamuka mu muziki umunsi ku munsi, yigwizaho abafana mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ibi nibyo byaje gutuma n'abasinzi benshi bakunda inzoga bitewe n'ubwiza bw'uwo mukobwa, nuko Primus yagendaga ikundwa cyane hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse na hano mu Rwanda. Bafashe Primus ntoya bayita Knowless kuko na Knowless yari mutoya, barabijyanisha bituma iyi nzoga ikundwa cyane n'abatari bake bitewe n'urukundo bari bafitiye uyu muhanzikazi kubera uburanga bwe burangaza benshi. Ciao ciao, njye nk'ibisanzwe na Didempa 250, icyogere mu bakobwa under ages, ariko simbakunda, bakunda bisanzwe nk'abashiki banjye. Ciao ciao, iyi ni show time yo ku munsi wa none, turi kuri Sunday. Wagwan brother man.